Mbanje kubasuhuza no kubaha ikaze kuri Sayinzoga Live, aho tuvuga ibintu biriho tutabeshya, dutanga na fact kugira ngo hatazagira ukeka ko tubabeshya. Uno munsi ronzindukanye inkuru ishyushye cyane iri gutigisa imbuga nkoranyambaga, iri gutera intimba mu mitima y'abanyarwanda, by'umwihariko abantu bakunda gospel. Umukobwa wacu cyangwa umukobwa w'abanyarwanda Vestine ubarizwa mu itsinda rya Vestine na Dorcas rifashwa na Irene Murindahabi, yanditse amagambo ku rukuta rwe rwa Instagram muri iki gitondo, amagambo ari gutuma abantu bamwe bakeka ibintu byinshi, bakeka ko yaba yatandukanye n'umugabo, bakeka ko umukobwa wacu yababayeho ubuzima bubi, yabafatwa nabi mu rugo, yaba yicuza kuba yarashatse ibintu nk'ibyo bitewe nuko akunda no kubwira murumuna wiwe Dorcas ko naramuka ashatse akiri mutoya azamucira igitaka mukubita, ndetse ahabivuga akabanza akarira. Mbere yo kubikwereka reka mbanze ngusomere rino tangazo yatanze. Yagize ati: "Today the life I'm living is not the life I choose." Uyu munsi ubuzima mbayemo ntabwo ari ubuzima nahisemo. I'm living in bad situation. Mbayeho mu buryo bibi, mu bucya muri situation mbi, and I didn't deserve this, ariko sinari mbikwiye, sibyo nari nkwiriye. I know I made a bad decision in my life. Ndabizi ko nahisemo, nafashe umwanzuro mubi mu buzima bwanjye, but it's okay, gusa ntacyo bintwaye. God allows some of things to happen so we can learn. Imana hari ibintu bimwe na bimwe yemera ko biba kugira ngo twige. I have learned a lot. Narize bihagije. No man will ever lie to me again to destroy my life. Nta mugabo uzongera kumbeshya kugira ngo anyicire ubuzima, cyangwa nta muntu uzongera kumbeshya kugira anyicire ubuzima. The next man I choose to be with, undi muntu nzahitamo kugira ngo tubane, I will first get to know him well. Nzabanza mumenye mbere kandi neza. Know his family and know everything about him. Nzabanza menye famille yiwe kandi nawe ku giti cye mbanze mumenye neza. No one will ever use me again. Nta muntu n'umwe uzongera kunkoresha. So guys, ngira ngo rero murabyumvishe, ibyo nibyo Vestine yasize ku rukuta rwe rwa Instagram, amagambo akomeye cyane, amagambo arimo intimba n'agahinda. Ngira ngo ni ibintu bibabaje. Rero reka mbanze mbereke na akavideo kiwe gatoya, mwumve yuko uno mukobwa cyangwa uno mushiki wacu ibi bintu yahereye kera abivuga bicira inyera, ahubwo twebwe ntitubisobanukirwe. Reka mubanze mukarebe ubundi dukomeze. Dore mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane, uzaburetse oya reka mwabantu umeze mubyihorera. Dorcas azabaretse namukubita namukubita, nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane. Wese ukorera akiri mutoya. Oya ngiye reka umugambi w'Imana ntawamenye. Wese umugambi w'Imana ubaye oya mana yanjye baza nagize amahirwe anyohereza agasaza kanjye na amashuri ahita afungura. Nabazaga kunsura bagenda ngasigara ndikurira ngavuga ati ma nsigaye ngiye. Ngayo nguko ngira ngo namwe murabyirebeye murabyiyumviye, umukobwa wacu agahinda kakamaranye igihe pe. Niba umuntu yarageze asaba yuko barumuna biwe cyangwa musaza we yamusura, ku buryo agera hagenda agasigara ari kurira, agasigara yumva yuko ari wenyine mu rugo, ngira ngo murumva ubuzima umukobwa wacu yarabayemo. Gusa ubu ngubu ahari ndakeka ari cyo gihe nyine cyiwe cyo kugira ngo abwira abanyarwanda n'abandi bantu bose bamukurikira ubuzima bwe, kuko twamaze kumenya yuko nyine atari bwiza, butamushimishije, ntabwo ari bo wabwihitiyemo, yabuhitiwemo, nk'uko bamwe bari kugenda babivuga ngo yakurikiye amafaranga, ibikini, za divorce z'abakobwa b'imisi. Gusa nyine ngira ngo murabyiyumviye byinshi muranabyiboneye, kandi mbibutsa gukora subscribe no kurikinga no gusharinga kugira ngo tujye duhera tubana video irambuye. Ndaza kuyibaha nayo mu kanya, muze gufata ubwino bwuzuye, muze kumva ibintu amatwi yanyu akeneye kumva. Ndabakunda cyane rero, mukore subscribe mukande nzogera kugira ngo mutaza gucikwa n'ubusobanuro bwihariye kandi bumeze neza cyane.